umugisha uruta umushahara kure cyane. umuntu wese uri kumva yageragejwe gukurwa mu nshingano ntiyakuwe mu gakiza. Erega niyo bakirukanwa, erega niyo mwacibwa mu bantu bagendaga barorongotana batazi iyo bajya, ngo mu mihanamanga, ngo bameze nk'ibiharurwa ku cyavu. Ariko se baretse Imana? Iteka ryose iyo uhembeye umuntu icyo akora uba uguze umugisha w'ibyo yakoze. bariya rero ubwo bakoraga umushahara. Ntabwo ariko mbyemera, ahubwo niko witwa bitewe n'aho unyuzwa. Bibiliya niko ivuga, niba dukorera ibihembo dusoje guhemberwa ibyo twakoze, amakamba ari he? Nyumva gato. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Tugize umugisha wo kongera kubana namwe ku biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Reka dushimire Imana ko yaduciriye akanzu kugira ngo twese duhurire hamwe tujye tuganira ku byanditswe byera binyuze kuri uyu muyoboro w'ubutumwa bwiza. Imana ibahereze umugisha. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na Jeanne Kwizera kuri kamera. Imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti. Anise, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amen. Yesu abaha umugisha kandi nawe tuguhaye ikaze. Yego. Ntago turi twenyine rero kandi namwe turi kumwe muri iki kiganiro, murabitwereka iyo mwanditse muri comment, tubona ko tutari twenyine. Reka dushimire bene data bakoze subscribe, ni uburyo bwiza bwo kumenya ibiganiro byageze ku ijwi ry'umukanguzi hatagize na kimwe kigucika. Ariko kandi niba waranyuzwe, reka tugusaba bisangiza abandi. Ni uburyo bwo gukora ivugabutumwa, kuko ubutumwa twahawe ntago ari ubwo kwicara, nubwo kubwiriza ku isi yose. Kandi tubivuga kenshi ku ijwi ry'umukanguzi, twe turi ibigega bitobotse. Ntago tubika ibyo twahawe, ahubwo bituvamo tukabihereza abandi. Imana ishimwe. Amen. Reka tugusabe n'ubundi rero muri iki kiganiro tuborwe n'Imana, ninginga bene data aho bari kugira ngo bategure imitima, hanyuma Aniseta tubere mu isengesho. Murakoze. Mana yo kwizerwa, Imana y'agakiza kacu, turagushimiye waduhamagariye mu rupfu, turakumva, tuzurwa n'ubuntu bwawe. Imbabazi zawe zituma utwishyira, utwicaza iburyo bwawe mu buryo bw'umwuka, duhinduka abatsinzi n'abatware. Tukiri mu isi rero, ubugingo bwa Kristo buri muri twe kubw'umwuka w'Imana udutuyemo, uduhamagarira kugabura ijambo ryawe, kugira ngo ibyo byiringiro by'imirimo wakoze, ibyo twemera tukabyizera, tubihamiriza abandi. Nubwo buryo twicaye hano kugira ngo twaturirane impamvu z'ibyiringiro byacu mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ukize imibiri y'abantu bari kutwumva urwaye, wadutsweho n'ibigeragezo by'inzaduka, ukuboko k'umukiza kumukingire kugira ngo abone kugirirwa neza n'Imana. Turasenze kugira ngo urira amenyeshwe amakuru y'ihumure, kugira ngo akomere, ahozwe, ahumurike. Haleluya, haleluya. Imana icyahire kure imirimo y'ababisha, ucyahire kure imigambi ya Satani, ucyahire kure impinduka mbi z'isi, kugira ngo gukora kwawe bigaragare kuri twe, kandi imirimo ukoze ibe ikimenyetso cyo gutabarwa kwacu, kugira ngo n'abatizera babone iyo twagendanye nayo. Tubishimiye muri Kristo none n'iteka ryose. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Imana ishimwe. Amen. Anise, Karame. Uyu munsi nabwo ndagira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye, kandi uko umwuka babidushyize ku mutima, reka tujye tubitambutsa, haba harimo ihumure ry'abandi. Imana ishimwe. Amen. Buriya nje nkunda umugabo Aburahamu ndamukunda cyane, kuko Imana yamukoresheje ibintu bidasanzwe. Uyu munsi iyo dukurikiranye amateka tugasoma, dusanga ari umugabo wari wagiriwe icyizere n'Imana, Imana ikamukura mu muryango w'iwabo. Navuga ngo nyine yaciye connection Aburahamu yari afitanye n'umuryango, Imana imuhindura ubundi bwoko, niko Imana yabivuze. Yego. Aburahamu Imana yamuhaye umugisha ku isi cyane pe, kuko biri mu isezerano Imana yari yamuhaye. Yego. Yaramubwiye ngo nzaguhindura umugisha, nguhe umugisha. Yego. Ku rundi ruhande hari akantu maze iminsi nibaza kuri uyu mugabo. Abantu benshi mu isi tujya tugira amatsiko tukavuga ngo nitugera mu ijuru ngo tuzabaza abo tutari kumwe uyu munsi bitewe n'amateka yabo bagiye bagira, nka Eliya cyangwa Aburahamu, ngo tuzababaza ngo ikintu cyagiye kibabashisha. Ariko nanjye nyine sinzi ko wenda bizakunda, kuko nzaba narahinduwe, nambaye undi muntu, urumva n'intekerezo zaba zahindutse. Ariko numva nari kubaza Aburahamu akantu kameze gutya, ko Imana yari yamuhaye umugisha mu isi, kuki ategeze yubaka mu isi. Aburahamu ntabwo yageze agira inyubako mu isi. Biterwa n'icyo wowe wese umugisha. Aburahamu aho yari ari atanubatse yari afite umugisha. Ubundi uburyo bw'ubumana,
buduha ihumure mu makuba Mm. tukiyarimo. Yego. Mm. Duhumurika mu makuba n'icyazanye ayo makuba kigihari, Mm. ku buryo rero kugira umugisha si ukugira ibyo abandi bafite. Mm. Ntabwo ari ukubaho abandi baba, Mm. si no gutunga ibyo abandi batunze, Yego. si ukugenda nk'uko abandi bagenda. Mm. Uyu munsi Aburahamu yahawe umugisha. Yego. Uzi ngo ntuyubatse, nibyo nta nzu yagize, yiberaga mu mahema, Mm. ariko yari afite gakondo. Tugiye kuvuga ibigaragara, igihugu cyose cya Kanani cyarazwe Aburahamu. Yego. Tugiye kuvuga ibigaragara, Aburahamu yarateraga agatabaruka, Yego. akanesha. Mm. Uwo nawo ni umugisha wasa n'aho ari rusange. Yego. Ariko umugisha uruta iyindi, yari afite Imana itandukanye n'izindi. Yego. Mm. Yari afite Imana itandukanye n'izindi. Icya kabiri, aho yabaye umusuhuke, Mm. yaraharazwe, Yego. yari ahafitiye ibyiringiro byo kuba harutaho. Yego. Uwo ni umugisha uruta uwundi. Mm. Yego. Njye numva nyine ngo sindi we cyangwa sindi nk'abandi babitekereza uko nguko nk'uko mbitekereza, ariko numva izina rye yari kurikoresha akabyaza umusaruro kiriya gihugu akubikamwo imiturirwa myinshi ikamwitirirwa, ariko siko byagenze. Buriya nyine yabonaga undi mudugudu uruta uwo nguwo. Ariko uyu munsi umuntu nakwita umusitari iki gihe cya none, hari ibintu byinshi aba afite ku buryo ubireba ukavuga ngo biriya ni ibya kanaka kubw'izina yagezeho cyangwa izina yubatse. Hari n'ababigira atari abasitari. Uyu mujyi wa Kigali urimo amazu menshi mutazi beneyo, kandi imiturirwa ikomeye. Kugira ibintu no kuba umusitari ni ibintu bibiri bitandukanye. Ese waba umusitari ugakena? Waba umusitari ugakena? Uzi ukuntu bisonzesha koko se? Uri umusitari abantu bakwemera bakakubaha ufite izina riremereye muri bo. Kuri iyi mihanda tugarutse kuri ba basitari, reka tuvuge bo kuri iyi mihanda, numvisha ariyo terime bakoresha. Nimvuga kuri iyi mihanda nibwo banyumva. Yego. Icya mbere, social media ikubeshya ko hari icyo ufite ntacyo ugira. Yego. Icya kabiri, ikubeshya icyubahiro nawe uzi neza kutiyubaha. Nawe ubizi. Nawe urabizi neza kutiyubaha, ariko ikakubeshya icyubahiro ko abantu uzageramo bazakubaha. Icya gatatu, ituma tugira ngo wagezeyo kandi aho uri nabwo utanyuzwe naho. Yego. Urabizi ko naho wicaye ari mu manegeka, ariko itubeshya ko hari aho wageze. Noneho impamvu mvuze ngo birasonzesha rero, kumenyekana byonyine bituma utakikorera n'ikiyede, bituma utajya mu gifundi, izina ritandura, bituma utacuruza n'akabotike, bituma utajya no gusaba akazi muri ajanse. Nyine ni ubwibone bushingiye ku kurinda kimwe utari cyo wibeshya kuri cyo. Izina riramuremereye, kuko aribeshya ko hari icyo ari cyo, akajya kukirinda kidahari, bigatuma arya ubusa, agafata ubusa, kuko akirinze gihari cyamugaburira. Ariko kuko nta gihari arambara ubusa kugira ngo abone ibyo yambara, aresikoroka kugira ngo yumve icyubahiro, arajya kugikereya nta gihari. Ni ba bandi kugira ngo bamenyekane, baza kuvuga amazina y'abandi kugira ngo abantu babemere, ngo bubake izina. Kugira ngo bubake izina, ni ukuvuga ngo ntaryo nyine bagira, ariko barashaka kugira icyo basenya ngo bubake. Ni ukuvuga ngo korutire yabo ntiyuzuye, kugira ngo yuzure barakura itafari w'abandi barishyira iwabo. Ni icyo nyine abantu bita ubusitari. Birasonzesha kandi binatera n'ubukene. Ntabwo uzi abantu bajyaga batubwiriza bakatubwira ngo niba ngo Imana ikoze igitangaza ngo nyura muri Nakomati ngo cyangwa ngo muri Simba ngo utahane umugati wa Simba ngo byica umudayimoni. Dayimoni yicwa n'ifarini. Complex kuko nyine yakuze atawubona, arumva kuwutahana hari abantu bari bubona ari igitangaza, kandi rimwe na rimwe hari n'abantu nyuraho ntibamenye ko wanahanyuze. Ngo ngengo iyo nyabonye ngo mpahira rimwe inyama ngo ibindi bikazaba bica Imana, kwiteganyiriza nta bihari. Urumva iyo yabonye ntago ahoraho. Nyine ni ibintu biraho, abantu ni icyuka kiraho. Ni nka ya mishinga yo mu mpapuro. Ubu se Anise, uyu munsi hageze nk'umuntu ugusanga uri gucuruza nk'ibintu runaka, ubu kuri we ntabwo byaba bisebetse koko? Izina rya Aniseti ntabwo ryaba ryanduye? Mu bintu muzibagirwa, Aniseti sinjya nseba. Mu bintu muzibagirwa bitanangeraho ngo numve ko bihari, ni igisebo. Ubu si igisebo ni igiki? Ubundi ikintu cyatuma ngira ipfunwe ni ikintu wasanga nkoze gihabanye n'umwami wanjye. Icyo cyo naterwa n'ipfunwe ko ngaragaje Imana yanjye uko
itari. Naho kuvuga ngo ahantu nsanze wowe urinde se uhageze se gute wahambona utahaje? Wowe kuba uhageze uhambona utahaje, noneho ngira ikibazo kuhansanze kandi wowe ngizeho ikibazo uri kuhajya. Barababeshye uwo Aniseti. Iyo myumvire ntayo ngira. Izina riraremera. Izina riremererwa n'abaryikoreye. Izina riraremera. Nk'ubu hari umuntu wagusanga ahantu muri resitora uri kunywa icyayi cya mukaru, akaba ari inkuru iteye ubwoba uti burya Aniseti nawe nka mukaru. Njyewe singikunda kuko ndakunda amajyane kubw'impamvu z'uburwayi, ariko uretse no ku cyayi cya mukaru wasanga ku mazi kuri kano habaye hariho n'urubobi, wanahansanga naretse agapira ndi kuyakuruza umunwa, urubobi rugasigara munsi y'umupira. Cyo murimo ni ibiki? Njyewe twanahura nkarya, niba bibaye ngombwa ko mbimaraho isahani nkabimaraho nkarya, byaba ngombwa ntanahaze nkwiyongeza. Kiri kumbwira ni ibiki? Uwo uri kungayira icyayi cya mukaru ko yagenza aho kiba. Yaba yumva ko mutaba kimwe. Naba ari umuntu nkawe. Oya, none se Aniseti muzi kucyunzi nuko ndi uw'umubiri nawe ukaba uw'umubiri. Iyo mbu umwuka ntiwari kumenya, ntabwo wari kumenya. None se kuki nambara nawe ukambara? Nuko nyine twese twambaye umubiri. None se niba Aniseti utangajwe nuko hari aho muhuriye ari kurya ku cyahaha, ku cyari papa w'abana se, iyo myumvire abantu bagira siniyumvisha uburyo. Reka nguhe urugero. Hari nk'igihe njya nkora urugendo rw'ahantu harehare, yego sibyo, nkumva nshobora hari igihe ntanga lift bimbaho, hari n'igihe ndekipera ka essence, nanyura ku muntu ku nzira yampagarika akambwira ngo nishyura nkamwana ijyamo tugende. Yego, ubwo si nkoze taxi cyangwa ndireze muri rurabara. ukoze taxi ariko ntabwo ukoreye Imana. Ntabwo nkoreye Imana. Urakoze. Iyo ndi guhaha ibiryo njyane iwanjye mba ndi gukorera Imana. Uri gushaka ibitunga umuryango. Hanyuma si iyo ndi kugura ipantaro nambara mba ndi gukorera Imana. Uyu uri kwambika umubiri wawe. Noneho se kuki wo ntawe ukorera mu gihe nkwambika? Imana itanze okaziyo twayibyaza umusaruro burya. Inkize. Okaziyo muyibyaza umusaruro se. None se Marise kuki Paulo yavuze ngo aboha amahema? Kwari kugira ngo akorere n'uyu mubiri w'inaha. None se uzi impamvu yayaboshye? Nuko abaturage b'i Tesalonike batari bazi gutanga amaturo n'icyacumi. Ntago bakoraga. Abakozi b'Imana bicwaga n'inzara. Yes, Paulo aravuga ngo bari bazi kubicwa n'inzara. Kandi ari cyo ashoboye. Yes, ajya gukora. Aravuga ati sinzabasaba kuko ntibatanga. Reka njye gukora, bakunda abakozi. Nimara gukora nzinga amahema ngarukana nabwiriza. Ariko ntagize uwo njya kwanduranyaho. None se duhana ubuhamya. Aniseti ntacyo reka tureke imirimo runaka. Yego. Ntabwo urambona mu murima n'isuka. Ahubwo se ngira ngo sinabyo binadufasha kenshi. Urakoze. Njyewe nkunda guhinga. Nkunda kurya ibintu byavuye mu cyunzwe cyanjye. Nkunda guhinga, nkunda korora. Yego. None se kuki nshobora kujya guhinga? Nuko nabuze amafaranga yo guhemba umukozi? Oya. Ntabwo ariyo mpamvu. Kuba Aniseti ari Aniseti ntibimuhindura iby'umubiri ukeneye byose ngo abireke. Yego. Ntabwo. None se niba urwara nkarwara, turacyatuye n'ahangaha cyane rwose n'ibyinaha turabikeneye. Yego. Imana iguhereze umugisha. Amen. Twakira bene data turi kumwe muri iki kiganiro kandi ngira ngo biri kurushaho kugenda bisobanuka. Kuba umusitari ntabwo ari ukwicisha inzara, kuba umusitari ese uracyari gutinda ku busitari n'uyu munsi uracyavuga ko Aniseti ari we se? Njyewe ndabyemera. Wowe nubwo utabyemera ariko uriwe. Kandi nk'umuntu wigeze anyandikira arambwira ngo mukozi w'Imana ngo ndakubonye nitwa runaka ndi muri Amerika, reka musuhuza aradukurikirana Imana imuhe umugisha. Reka ntango urwo rugero ntabwo rumukomeretsa. Arangije arambwira ngo mbabajwe nuko utazwi. Ndamwira ntabwo nzwi kandi unzi. Ngo nibwo nkikumenya uramenye nyine. Ndambwira ninde utanzi wumva unteje icyuho kuba atanzi? Ninde ugomba kumenya utaramenya ku buryo wumva ko ntazwi? Arangije arambwira ngo twebwe ngo turahagije. Ndamwira ni voilà n'igihe utari uhari hari abandi. Exactly, nta kibazo kindi. Rero
reka tuganire, ukeneye umubare w'abantu bangana iki kugira ngo wumve ko uri umunyembaraga? Nyine umuntu ushaka gukomerera ku bantu, Yeremiya yarabihanuye aravuga ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu ngo n'imirimo y'amaboko ye. Kuvuga rero ngo nkomejwe n'abantu banzi, ese ubundi byungura iki? bigufashije iki? Kuba munzi, nimujya kumvuga muzahera kukumenya, nimujya kurwanya muzahera kukumenya, nimujya guhinyura muzahera kukumenya. Uzi ko umuntu uri mu ibanga akomeye kuruta uri ku karubanda? Nibyo rwose. Wa mugani umuntu uzwi iyo habaye nk'amagorwa si wo ushaka bwa mbere. None reka mbaho urugero. Mwabonye ibiganiro badukozeho ngo twashimye Apostle Mignone. Muza abashumba twari turi kumwe hariya, abantu bari bahari barabizi, twari kumwe n'abashumba ndetse benshi. Ariko bivugira n'isete. Bivugira n'isete. Hari amakuba ashyikira umuntu kuko ari hafi yabo. Yego. Rero kumenyekana bituzanira intambara. Yego. Niyo mpamvu igihe wamenyekanye ujya uhindura ubudodo bw'umwenda udodeshamo, ujya ukomeza, ujya ukomeza kuko n'abaguciraho ibishura bariyongera. Imana ishimwe. Amen. Ariko Imana yongere twubake mu izina rya Yesu. Reka twiganire kuri iki kintu, umumaro w'amatorero muri sosiyete. Itorero rimaze iki? Umumaro w'amatorero muri sosiyete, iyo tuvuga itorero ubwo tuvuza amadini muri rusange n'insengero. Ko afite byinshi Abanyarwanda. Reka duhere mu Rwanda. Bwa mbere ari nayo ntego y'itorero, ni ukumenyekanisha Kristo mu isi, hanyuma n'imirimo ya Kristo. Yego. Icyo ni icya mbere. Noneho icya kabiri, itorero rihuza abantu, rituma abantu baba umuryango. Yego. Icya gatatu, ribabanisha neza. Iyo ari itorero ariko Yego. ribabanisha neza. Noneho sinzi niba nemeranya namwe, itorero riracura rikanahindura abantu. Ni ukuvuga ngo hari abantu amategeko atihanisha, bihanishwa n'ijambo ry'Imana ryavugiwe muri ya matorero, rigatuma amategeko yoroherwa guhana, cyangwa abatwara itegeko boroherwa. Urugero, hari imiryango yubakwa kubera amatorero, umuryango ukabaho kubera itorero. Hari umuntu wisanga ari wenyine mu buryo bw'amateka. Itorero yaba mu itorero akabona umuryango rikaziba icyuho. Hanyuma hari umuntu uba igicamuke akaba kahebwe, yakumva ijambo ry'Imana agahinduka, rya torero rikamugorora. Yego. Noneho mu byo itorero rimaze muri sosiyete abantu bataramenya, rigabanya n'ubucucike bwo mu magereza. Kuko niba umuntu wibaga yihannye akareka icyo, uwakoraga ibibi byose muzi yabyihannye akabireka, turamwungutse kuko azaguma hanze akora imirimo, umuryango umugumane, hanyuma agabanye na sharije. Kuko abantu bakoze ibyaha banarushya leta, bavurwa na leta, bagaburirwa na leta, barindwa nayo. Urumva agabanya ako kazi. Rero itorero rigabanya n'ubucucike bwo muri gereza. Niyo abantu batabona umumaro wundi, rituma abantu babana neza kuruta ibindi bintu. Ari igihe njya numva mu Rwanda abantu bamwe na bamwe bashaka kugereranya itorero n'ibikorwa by'imyidagaduro. Ugasanga insengero zifunze ngo kuki ngo tukabari dufunguye, ariko amatorero akaba afunze. Ngo amatorero akaba afunze. Ntabwo ikabari n'urusengero bigereranwa. Ntabwo bigereranwa. Oya, ugasanga ngo kuki ngo ibibuga by'imipira bikoraze, ngo kuki mwemera imyidagaduro ikabaho ariko mu rusengero nimwemere twidagadura. Abari kubikompara ni abasize ibyo, ni uwabisize. Ariko twebwe ntitwaje dusize ikabari, nta nubwo twaje ari uko dusize iyo myidagaduro. Nyine turabikompara gutyo ntacyo. Reka turebe umupira umaze iki, ugira agaciro. Ntabwo nkureba nta n'ikipe mfana, cyokora nshobora gukora siporo nkayikorera kuri iyo baro, birashoboka.
nta ekipe ngira n'imwe mfana Mm. haba mu Rwanda no ku isi Yego. ntayo, nta nubwo niyizi nicaye ndi kuri ekara ndeba umupira, Mm. ariko hari icyo nemera kumara, uvura stress. Yego. Hari abantu bajya kureba umupira ukabokipa bikagabanya urugomo bari kujya gukora, bagahugira kuri icyo. yes. Mm. Hari abana bajya mu biyobyabwenge, iyo bagiye gufana umupira baba bahuze, Yego. igihe cya bya biyobyabwenge kikagabanuka. Mm. Noneho twebwe rero mu itorero, impamvu mvuze ngo ntimubikompare, Yego. ntabwo tuba duhuze kugira ngo bya biyobyabwenge bigabanuke, oya, ahubwo turabyihana, tukaba duhindutse. ego, Mm. turabyihana, tukagira n'ubuzima buzima. Yego. Urumva tugabanyije ubucucike no kuri sante, ku mibereho naho turahakoze, sibyo? Ikindi, amadini n'amatorero kuvuga ngo bimaze iki muri sosiyete, hari ibikorwa remezo amadini akora, agira amashuri, amavuriro, n'izo nsengero ni kansaringi, ni isanamitima. Ako kantu murakavuze ndakumva, mpita ngatekerezaho ikintu amadini n'amatorero bimaze mu minsi ishize mu gihugu cy'abaturanyi muri Kongo. Bishe amabandi 102 reka da, b'abanyonzi, barateganya no kwica abandi 70. yampaye nka da. Urumva nabirebaga nyine ni ibintu biteye ubwoba, ariko nibwo nahise mbona nyine koko icyo amadini n'amatorero bimaze mu gihugu. Ya, kuko amadini n'amatorero agize uruhare mu bumwe n'ubwiyunge, Amabandi aragabanuka, ego, abantu bakabana neza. dufite abantu bajya batanga ubuhamya, ntabwo turi buvuga amazina yabo, hari igihe ubwo buhamya barekeye aho kubuvuga, niyo mpamvu twitwararika ku izina ry'umuntu. Bari amabandi, hari ujya uvuga ngo nibishaga ngo niba ari iki n'iki, hari abibaga batera gatarina bakijijwe, hari abantu bajya batanga ubuhamya uburyo bajyaga batonda kwa maraya, Yego. bagera mu rugo bikaba intambara. Izo ntambara ntizigihari kuko abo bantu bageze mu itorero. Yego. Ikindi, hari n'ababandi tukigira mu matorero ariko atinya abo bantu bari kumwe nabo. Yego. Bakagira umwifato w'uko badateye, bagatinya iryo jisho, badashaka kugaragara nabi mu itorero barimo. yes, bakareka gukora ibibi Yego. kubwo gutinya abantu ku bwa ya kominote barimo. Yego. Navuga ngo nawo ni umumaro, sibyo? Amatorero ntabwo ndi buze kuyavuga, ariko haragemurira abarwayi kwa muganga, Yego. agafasha leta kugera icyo kintu, harajya gukora imiganda mu ngo z'abantu, harayishyira mituweli de sante, imihigo myinshi ya leta. Yego. mu mirenge n'uturere. Abameya nabo barabizi n'abagitifu ko hari ishyirwa mu bikorwa n'amadini n'amatorero, bikitirirwa niba bavuze ngo mitiweli zizagera kuri aba bantu bangana batya, ubwisungane mu kwivuza buzagera kuri aba bantu, itorero runaka rigatanga nibura 20% y'abo bantu, juste babaye abafatanyabikorwa, ariko kandi banesheje imihigo yo mu mategeko y'inzego bwite za leta, sibyo? Hari amadini nkatwe dutanga urugero, dufite abo dufasha kwiga, sibyo? Icya kabiri, abana bakuwe ku mihanda, ibyo bikozwe n'amadini n'amatorero. Yes, n'amadini n'amatorero. Ikindi, natwe yadufashe rega, twari twabaye akahebwe, twaje twabaye akahebwe, yaratugoroye, sibyo? Naho reka tuyite ni mwigororero, kandi tunahakirira imitima, bituma tugera muri sosiyete tutari kuruka ibikomere byacu, sibyo? Dukize, twomotse, ku buryo tubana n'abaduhemukiye tutabanishijwe no kubitura ubuhemu bwacu. Iyo ni imirimo y'amadini n'amatorero, kandi ariko iyo mvuze ngo iyo byose tubikora dushorewe n'imbaraga ya Mwuka Wera. Hari umuntu ushobora guhita yibaza akavuga uti niba amadini n'amatorero agira uruhare rungana gutyo ku bantu, bigatuma leta yoroherwa mu kugabanya bene abo bantu bameze gutyo, hari umuntu ahita yibaza ngo kuki bafunga insengero. Ariko reka ntekereza akangaka, ubwo si amadini si amabandi yaje mu matorero agatuma avangira abandi. Njyewe sindi buze kubyanzura gutyo, kuko hari inzima zafunzwe hakaba n'izitari inzima. Birashoboka, hari igihe twajyaga twonesha turagiye, noneho umuntu yaza kuko atazi inka yonnye agakubita abashumba bose. Bijya bibaho. Uwo ni nyir'umurima, uwo ni nyir'umurima arashaka ko umwero we urindwa akabona umusaruro nk'uwo yateganyije. Ibyo arabyemerewe, ariko kandi
hari uwarenganaga yego ariko nawe ni umuki ni umuturage ni umushumba Yego. ari mu rwuri nyine ari hamwe n'abonesheje yego nabifata gutyo ariko igihari hari igihe Imana ikoresha ukuboko kw'abatware yego iyo bikoresheje baragoma yego iyo bakoreshejwe n'Imana ibayobora mu buryo bwose bwo gukiranuka bagakora ibikorwa bikwiriye yego ibyaba birenze ibyo abateganyirijwe ibindi kuko imirimo y'Imana ntirangira gutyo yego rero tugeze kuri ayo madini n'amatorero hari aho twabise abafatanyabikorwa yego niba bafatanyije ibikorwa bagambiriye ibiki sitati ivuga iki harimo amashuri amavuriro ngo ibikorwa bifitiye igihugu abaturage igihugu nyine n'ubundi n'abaturage akamaro Yego. muri rusange harimo amashuri n'ibindi uhita ureba imihigo Yego. y'amadini amwe n'amwe noneho iyo mihigo niyo kuzagera kuri ibyo tugahita duhindukira tukareba amashimwe bashima yego nta wubatse ishuri nta n'ukirishaka twese ni za katedrali z'ibikomerezwa yego bya bikorwa twise rusange turabyikubiye icyo gihe uba uri rusahurira mu nduru mbabwije ukuri uba uri rusahurira mu nduru kuko ubwo ni ubujura buciye icyuho marise wowe uri kwiyubakaho yes kuko dufite abashumba bishoboye bagira abana mu makompasiyo kuko kompasiyo iba ku rusengero ayobora yego nyamara hakaba umukene utishoboye wabuze n'uburyo umwana agera ku ishuri ku kandi ishuri babana muri iryo torero babana muri iryo torero anakora amasuku ku rusengero yego sibyo ubwo ni ubujura buciye icyuho mu ruhande rw'amategeko rero guhanwa si ikibazo yego nubwo hahanirwamo n'undi byose birashoboka yego yego Imana ishimwe ngira ngo turi kugenda twumva umumaro w'amatorero n'amadini mu Rwanda icyo bimaze ariko muri iri torero nta niho dusanga Imana nyirizina kuko twese tugenda ariyo tugannye ariyo dusanze Imana ni iyacu bwite cyangwa ni iy'abandi ubwo urabaza muri sosiyete nk'aho twizera Imana y'ahandi yego Imana uvuze ni iyihubwo njyewe ni Imana rurema yego Imana rurema icya mbere gisobanuye ko ari iyacu nuko natwe twaremwe yego ubwo ariyo rurema ikaba ariyo yaremye byose muri ibyo byose harimo ibyo dutunze n'aho turi yego kuko isi niyo yayiremye irema igihugu yego irema ibimera yego natwe turi ibiremwa byayo ni ukuvuga ko tudakwiriye kuba bayo yo idakwiriye kuba iyacu bihita byumvikana ko ibiri mu isi byose nta ruhare umwana w'umuntu afitemo nta ruhare byose nibyo Uwiteka oya n'ibyo dukora bituma twitwa abahanga Yego. tubikora mu by'Imana yakoze byose ni nyine ibiraritifisiyeri Yego. tubirema mu by'Imana yaremye nidushaka gukora icyuma Imana itaremye turarema mu ibuye yego Imana yaremye yego nidushaka urubaho kuko Imana ntiyaremye urubaho Yego. ariko yashyizeho ibiti yego ibintu byose nyine tubikura mu by'Imana yaremye ubwo rero turi abo yaremye yego n'umuremyi ni uwacu amen Imana ni iyacu ni uko hari abayimenye mbere bayimenyesha abandi barayitirirwa yego ntabwo rero bivuze ngo ni iyabo perisoneri natwe Imana ni iyacu Amen. Imana ni data wa Imana twese ishimwe. hanyuma Imana ni iyanjye amen amen nanjye ni yanjye amadini n'amatorero mu Rwanda uyu munsi reka nivugire ku itorero ryacu rya ADPR uyu munsi insengero zirafunze ariko si za ADPR gusa n'andi matorero amwe namwe nagiye afunze ariko uyu munsi kubwo insengero zifunze zo muri ADPR hari abashumba bamwe na bamwe bamaze kumera nk'aho bahagaritswe ku nshingano bazize ko hafunze se kubera ko insengero zabo nyine bayoboye zitari gukora ubwo urumva nabo baricaye kuko abo kuyobora ntabahari nimugera ku itorero rya ADPR mujye muvuga muziga impamvu ya mbere ni iyi ni uko rifite umuhamagaro utandukanye n'uwandi matorero cyane ko andi matorero menshi ya Pentecote Yego. cyangwa yemera umwuka ariho akomotse muri ADPR yego umuhamagaro wa ADPR ni umuhamagaro wagutse ku buryo tudakwiriye kugira ikibazo ngo hari umushumba wabujijwe mu nshingano yego ahubwo ikibazo cyaba kiri ngo hari umushumba wabujijwe kuvuga ubutumwa umushumba ntiyabujijwe kuvuga ubutumwa ariko ahanini ngewe ni ikiganiro kimwe numvishije uyu munsi
kivuga kuri abangaba bahagaze bavuga ko hari hashize amezi 5 badakora kandi bakeneye guhembwa. Urumva no ku bintu bijyanye n'umushahara rero bakabona utazagumya kuboneka bituma baba nkaho bagiye kuba bavuye. Marise reka tugaruke mbere yuko dukomeza kugikurura icyo kiganiro. Ubundi umuhamagaro utunga nyirawo. Yego. Burya ni nikosa. Hari igihe abantu bacira abantu urubanza ngo kubera icyo umuntu ngo yakora ashaka indamu. Yego. Nta wakora ataramutse. Ahubwo indamu ntizishakwe mu nzira mbi. Yego. Niba ari indamu ni ukugira ngo turamuke. Nimbivuga abantu baratera amakomenti ariko nta kibazo. Nihagira n'umuntu wandika komenti akabona turayiretse ntituyisibye. Twebwe dufite uburenganzira bwo kuyisiba itarasohoka tukayisiba nta bandi barayibona. Ariko mutekereze ngo kuki tuyiretse. Turi gushyira ku mugaragaro isoko ry'ibitekerezo byanyu kugira ngo muri sangire n'abandi baba bahugiye aho tubabone tubabwirize. Nta cyo dufite cy'ibyo mutubwira. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki. Indamu zitera abakozi b'Imana kuramuka mu gihe batazishatse nabi. Mujye mumenya no kugorora ikinyarwanda iyo tuvuze indamu ntimwumve kugoma ngo tubeho. Indamu ni ikintu umuntu abona kugira ngo aramuke. Sibyo? Rero nta mukozi w'Imana wakora ataramutse. Bivuze ko ashaka igituma agize gute aramuka kugira ngo namara kuramuka abwirize ubutumwa bwiza. Cyo ni icyambere. Ariko first of all mbere yo kubaho tubereyeho iki. Imana ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Sibyo? Niba ya mirimo myiza Imana ishimye kwinyuza mu ivuga butumwa. Turi abakozi niyo tutagenerwa ibihembo. Turi abakozi. Iki muracyemera? Kuko umuntu ntaba umukozi kubera umushahara. Aba umukozi kubera icyo akora. Nicyo kimuhindura umukozi. Amen. Noneho umushahara ugize kimwe mu migisha Imana igenera abakora. Yego. Ntago nzi niba munyuma. Birumvikana. Ugize icyiciro kimwe mu migisha Imana yageneye abakora. Yego. Ntabwo ari full package y'umugisha. Yego. Kubura rero kimwe mu bigize imigisha. Yego. Ntibitumye tugomba kubura umugisha wo gukora kuko tutagihembwa kuko twabuze cya kindi kimwe muri ya migisha. Ndagira ngo mbabwize ukuri. Duhere nona. Mbo sinzi umuntu wakoze icyo kiganiro. Oya banyura ubwite barabyivugira abayobozi bakuru. Oya ntabwo uwo muntu aba ari umuyobozi. Ni mu bayobozi pe. No, ntabwo uwo muntu aba ari umuyobozi. Iyo bagukubitiye mu gikari niho uririra. Iyo uri umuyobozi mbabwije ukuri bashumba banjye. Nta mushumba uririra mu ntama. Arasohoka ubu zitatanije. Ngwiki uri intumwa ya Kristo ni wowe humure ry'abantu ugiye gutakira muri bo. Ubwo suri kumbwira ngo ntibyari bikwiriye kugenda koko. Tuvugisha ukuri. Aba bagiye so babigize mu ruhare. Ahubwo babahagaritse yego nibo babivuze. Uwo wabivuze. Okay, nabwo ni ya complexe tugira. Yo kugabanya amagambo muri societe kugira ngo hatagira abavuga ikinyuranye n'icyo bagendereye. Ariko iki mukimenye ubundi umuhamagaro w'itorero rya Pentecote utangira watangiriye kuri bande. Dufite akarorero wabatijwe bwa mbere ni Rudoviko Sagata. Umuzi? Ndamuzi. Yari afite umushahara? Oya ntawo nzi. Dufate ba Rodiye babwirije ba Kapitura Gabriel bari bafite umushahara. Noneho duhindukire tugaruke kugira umushahara nabyo si bibi nubwo abo batabigize nyuma bakaza kuwugira. Nyuma baje kuwugira harimo n'utuntu sibyo. Aho ngaho rero ntabwo nyine ngewe numva kuba ari umukozi w'Imana kuki se byishwe umushahara. Ndaguhereza urugero. Jeanne singuyu tubana ku ijwi ry'umukanguzi. Kuki utari wayamuho yise umushahara? None se Jeanne suko mubana Jeanne ntago ari umukozi. Ari mu muhamagaro. Nananirwa n'ibyo yahamagariwe Imana izamuhindurira mu wundi muhamagaro. Iteka ryose iyo uhembeye umuntu icyo akora ubuguze umugisha w'ibyo yakoze. Bari rero ubwo bakoraga umushahara. Ntabwo ariko mbyemera. Ahubwo niko witwa bitewe naho unyuzwa.
njye ntabwo nemeranya nawe nubwo witwa umushahara ariko bo niyo mvugo bakoresheje bibaye muze kunyumva ntabwo nyine barabyita iyo mvugo kugira ngo abantu bose babyumve kuko terime y'itorero ntabwo yumvwa na bose ariko turi kubwira bose bibaye byitwa umushahara twajya tudepoza kabiri tugahembwa bitewe na niveau d'étude sibyo ibi mubyibuke ko amategeko agenga abakozi mu Rwanda ntago agena imishahara komuteri ariko yemera kurutisha umuntu umushahara bitewe na niveau d'étude sibyo biremewe nubwo ushobora no kumurutisha utagize ariko icyo cyo nta nukiburana ni ukuvuga ngo nta wadepoje bagiye ku muhamagaro noneho ku muhamagaro biba ngombwa ko dushayaringa dusangira ibyo ku gicaniro bibaye ngombwa gusangira iby'igicaniro biba nyine umusangiro usa n'uhoraho ariko nta wahisemo ibyo ahembwa nta n'uwo bayahembaga ngo avuge ngo ni make yandagiye kuko mpembwa make keretse niba ntamuzi abaye ahari ni ukugwa none se Anise wenda si ukubaca mu ijambo nibyo pe ibyo muri kuvuga biri kumvikana none se kuki batemeye gusangira utwo duke duhari Marise hari ikintu utari kumva hari ikintu utari kumva njyewe simbure yiminga bagiye nta nubwo mbure yiminga basigaye kubera iki ikintu cya mbere uyu muntu ni iki yabujijwe gukora yabujijwe kwitwa umushumba yakuweho ubupasitori se sinzi icyo kinyarwanda umuntu yabivugamo nta wamupasitoroye nta wamusiguruye ngo abe adagisizwe nibyo hari abantu byari bitunze biri bugire icyuho ariko tubwizanye ukuri Marise umuhamagaro uzana umugisha uruta umushahara niba umuhamagaro uzana umugisha uruta umushahara kubera iki Imana ishobora gukora ku bantu bari mu mushahara badakeneye umugisha cyangwa se barambirije ku mushahara mukumva ari abantu babikoze ndagira ngo mbabwire ikintu kizaba ku itorero niyo cyaba gikozwe na Satani Imana yabicyemeye mujye mwiga kwakira ibintu bibaye kandi mu buryo bwejejwe ntago mvugira itorero nshobora no kuba ndi kubivuga gutya bikaza kuba bibi kuri bamwe ntawe mvugiye ngo bibe byiza nta n'uwo mvugiye ngo bibe bibi nsubije wowe umbajije kugira ngo n'undi ufite icyo kibazo nk'icyo wibaza abyumve muri ubu buryo none se Marise nahawe inshingano gake ntabwo ari gake n'uyu munsi rega kuki ntakoze n'uyu munsi buracyakurambagiza haba mu itorero ryanjye bwite ntacyo nariburanye haba mu yandi matorero ntacyo nayaburanye kuki ntemeye kwitwa umukozi nuko ndashaka umushahara se nuko udahari se njyewe byanabaye amafaranga agihari reka mbyite gutyo none se nuko kubera iki ntagiye bwa mbere njyewe nasobanukiwe kubaho mu buryo bw'ivugabutumwa kwizera kurute gutegereza umushahara n'undi waba uhasigajwe no gutegereza umushahara ndababwiza ukuri ko imirimo izajya igarukira ku mushahara hari ikintu nibajije mwaho ngaho yego imirimo izajya igarukira ku mushahara niba nyine dukorera ibihembo Bibiliya niko ivuga niba dukorera ibihembo dusoje guhemberwa ibyo twakoze amakamba ari he nyumva gato iyo umuntu ntihagire barokore inshuti z'umusaraba ntimuntere amabuye mu nyumve muri ubu buryo niba umuntu yitwaga umukozi kwirukanwa biremewe cyangwa ntibyemewe oya kuba uri umukozi biremewe none se twabureyiminga iki ariko mubita niba mubita abakozi kwirukanwa biremewe ariko ni abakozi b'itorero siko babita nyine niba bitwa abakozi ntibirukanwe cyangwa tukoresha icyo kinyarwanda niba umuntu ari umukozi iminsi babaye iminsi 90 simbizi ubwo ni amezi 3 ibyo si ngombwa ko mbitindaho 90 yo gukora iki se ni iminsi 90 ngo babahaye oya yo gukora iki se ubwo niba ari ugutegereza bakareba uburyo bizagenda nawe ugira ibiganiro ujya utinda wumva
none se Anise njyewe rero aho hantu hagizemo ikibazo nagizemo ni iki ngiki ikigaragara cyo dufite abakozi benshi mu itorero hehe mu wowe itorero nande mu bafite se nyine wowe nande mu bafite njye na bene data dufatikanyije gucungurwa no gukorera Imana mufite abakozi benshi ADPR ifite abakozi benshi kuko we- biragaragara benshi niba kabisa. insengero zatangiye kuba nkeya abakozi bakabura aho bakorera ndimo ndibaza iki kibazo kimeze gutya gusengera abashumba cyangwa gusengera pastori mu itorero rya ADPR ubwo njye ndibaza ko bitazongera kubaho niba dufite abandi bagiye kwicara ariko se watumwe nande wanjye nta muntu wantumye none se kumbwira ngo uribaza ko bitazongera kubaho Yego. hacitse ikihe gikuba Mm? iki kintu ubanza ukimenye Mm. reka tuganire yego abigishwa bateraniye hamwe Mm. uribuka ko batatanye yego ariko iki biteye gutatana ikibiteye reka duse n'abakirengagiza yego batatanye bagize umumaro cyangwa ntawo oya wabaye munini cyane ahubwo umumaro wabo kuruta uko bari bari uko bari bari hamwe njyewe rero reka mbabwire iki kintu Mm. hari abantu bahamagariwe kuba mu mabiro yego bakaba ba responsable Mm. hari n'abahamagariwe kuba mu ntama n'igisirikare niko kimeze simbizi hari abahamagariwe kuba ku rugamba hari n'abandi baba mu mabiro yego okay ubwo urakoze niba hari abantu bahamagariwe kuba mu ntama yego ntabwo baragira izizanye Mm. barajya gushaka izazimiye yego Imana ishobora kwemera kuvaho hari ikikurinze yego hari ikigutumye Mm. cyangwa se hari ikiguhoye nuko nagiye mbona twebwe kugenda iwacu bisaba kugenda ari uko wavuze kugenda he kugenda nyine kujya gushaka izo ntama none se ubu yakwikora akagenda dawe icyangombwa cy'urugendo none se Mana ihoraho cyo ugisabye bigutwaye iki niba bazagitanga Imana ishimwe ariko wagira ngo hari umuntu ukimanuze barabyimana ntibibareba niba bakwimye urwandiko rujya aho ugiye barakwima n'icyo uvuga aho ugiye niba umuntu akubujije kugenda ariko ntaguhe impamvu ujyanye cyangwa ntanayikwime niba umuntu ataguha impamvu ujyanye akanga kuko ari urugendo ukaba ufite impamvu ujyana wayijyanye nitagwa n'aba bariyo usigaye arabona umusaruro w'iyo mpamba ntibizagaragara nko kwigumura se kwigumura kurinde kuko wagiye utabyemerewe erega Anise njyewe impamvu mvuga ibi bintu erega erura yego uvuga ikiri ku mutima wumva ushaka kuvuga rero niwumva udafite ikintu uri buvuge wisigamwe abantu urujijo witegura icyo kiganiro abantu bari ku ijwi ry'umukanguzi ntimumbure yiminge Marcel niwe muyobozi w'ibiganiro byo ku ijwi ry'umukanguzi tubiganira ntazi icyo agiye kuvuga icya kabiri Jeanne niwe muyobozi wa equipe technique nimubona titre ku ijwi ry'umukanguzi yanditse nabi muzabibaze Jeanne Kwizera ni Jeanne uyandika nimubona thumbnail yakozwe ayo mafoto mubibaze Jeanne nimwumva ikiganiro mu kibaze Marcel nanjye mumbaza icyo nsubiza nanjye muzajye mumbaza icyo nasubije rero niba Marcel yateguye ibi ndagusubiza sinkureka kuko ubwo hari abandi bameze nkawe niyo mpamvu ntari bubihunge kugira ngo anyurwe n'abandi banyurwe ntitwicara ngo tubitegurire inyuma ya kamera ikibazo ufite ni iki bwa mbere wari uvuze ngo ntibazongera kwimika yego ntibirukanye abantu babakuye mu bagenerwa imishahara kubera ubushobozi bw'itorero kandi ubushobozi bw'itorero ni icyo amafaranga y'itorero akora ntacyo muzi ntacyo tuzi ariko si make nangahe sinzi umubare urakoze utakiyamenya rero ntayo uzi ushobora kuyashima ubwinshi ariko umuntu wese ushima ubwinshi amaturo uhere kuri kuva mu kiganza urebe utura ngahe ubundi ubwinshi bw'amaturo bungana n'ayo utura ntabwo bungana n'ay'abandi kuko hari nabo mubona batayazanye nimukabarira amaturo mu bantu nge ndabizi ibiseke nta kibamo hanyuma n'ikiza impamvu kigwira ni uko ari donyi ihoraho
agatonyanga kamwe ka serumu kageraho kagakiza umurwayi. Ibyo ndabyemera. ako gatonyanga kamwe bari kugasangira Ariko noneho ntabwo bababujije kurya kuko iyabahamagaye iracyariho. biba ari ibyo byose Iyabahamagaye iracyahari, Yego. umugisha uruta umushahara ndabisubiramo. None se kuki jene yemeye kuba ku ijwi ry'umukanguzi adakorera atari umushahara. umukozi? Kubera iki? ni umugisha. None se ubu jene Kwizera muhe mikoro ari umugisha n'umushahara wahitamo iki? umugisha cyane. Noneho je Umugisha. aha turi imbere y'Imana kuruta abantu bari kuri kamera. Yego. Tubwizanye ukuri. Yego. Fata umushahara ubone ingororano z'ibyo ukora n'imvune ugira, umbwire wahembwa ngahe. Ntabwo byakunda. Hari igihe ngewe mba ndi mu kazi kanjye gasanzwe, mfite inshingano ngomba gushyira mu bikorwa nkazubaha. Jene Kwizera akarwana nuko tubona inyigisho n'iseti ntigeze mbwiriza. Hari abantu batabizi ariko hari inyigisho Jene ateresharije akazigarura. Dusoje kuvuga ibi ntago mubibonera igihe mbivugiye. Jene ari gukamera, arava hano ajye kubyeditinga, namara kweditinga abyaprodinga, sibyo? Kandi namara kwa prodinga aragenzura ko nta makosa arimo ari no gukorwa mu kiganiro yubahiriza amategeko ya YouTube. Yego. Sibyo? Noneho fata izo mvune, uyu nituva hano je nta n'urutoboye nguha, arimenye musubize mikoro. Imana yagize neza, nabonye agatransport. Agatransport se nshyiramo essence. Oya. None se kuki waje? Tugomba gutekereza ngo jene waje yaje yitwaye, kabiri afite aho yavuye. Yego. Sibyo? Yego. Umva igisobanuro cy'umugisha. Niba afite aho yavuye, yasize abana. Yego. Batari mu muhamagaro, asiga n'umugore utari mu muhamagaro, ugomba kurya ku mugisha wo mu muhamagaro. Yego. Niyo mpamvu akwiriye ibisa n'amafaranga atari umushahara, akwiriye gusangira n'abantu umugisha. Kuko umushahara wo ku ijwi ry'umukanguzi, ku mukanguzi muhembwa ngahe? YouTube duha ngahe? Nayo. YouTube duha ngahe? Ntangana nayo dutegesha. Ntagangana na internet Jene atanga yishyura ikiganiro ayaprodinga. Ntabwo angana n'ibikoresho dukoresha. Ntabwo angana. Jene yateze aha twicaye ntabwo ari iwacu. Umwanya tuba twafashe umwanya. None se umwanya ibyo twigomwa twese. Yes, ari wowe wigomwe, ari njye nigomwe. Kandi atansiyo, njye nzi kubyaza igihe cyanjye umusaruro. Sinshobora kuba mu bitamfitiye umumaro. Ariko noneho gukorera umugisha tuwuguranya amafaranga. Ntabwo wari bubona akazi nta kazi wakora. Kuki turi hano? Jene si umukameramani, kuki atajya gukamera amakwe ku munsi w'amateraniro? Ni umukameramani mwiza. Niba nagukenera bajye baguhamagara, muhamagara izo nimero ziri ku ijwi ry'umukanguzi, ugenda ujye gukamera amakwe. Ariko se kuki igihe cy'amateraniro atajyayo? Buretse kumwaka mikoro, Aniseti nta bindi nakora byakunguka kuruta iki gihe tuba twicaye turi kubwiriza. Byinshi cyane. Ntitugwiza abantu badutuka kubera iki se? Iyo tubwiye abantu ngo mudutere inkunga twishyurira abantu amashuri, hari uwanditse aravuga ngo kuki twakoze ibyo tudashoboye tukaba twirirwa dusaba abadiaspora. No, yewe yari yambabaje cyane. Oya, ntabwo twasabye abadiaspora, aratwumva muri context ze. Umwanya wacu n'ubwitange bwacu burahinduka imvune muri mayindi, hanyuma adutura umunaniro we, tubitware gutyo. Kuki twemewe gusuzugurwa? Imishahara iriho ariko ntingana n'umugisha. Umugisha bajya bavuga ngo ahakomeye niho hava umugisha. Umugisha uruta umushahara kure cyane. Umuntu wese uri kumva yageragejwe gukurwa mu nshingano ntiyakuwe mu gakiza. Erega niyo bakirukanwa, erega niyo mwacibwa mu bantu bagendaga barorongotana batazi iyo bajya, ngo mu mihanamanga, ngo bameze nk'ibiharurwa ku cyavu. Ariko se baretse Imana ngo bapfuye bakizeye bagifite ibyasezeranijwe. Ahakomeye niho hava umugisha.
niba hakomeye ariho hava umugisha. Kubera icyo ubundi abantu bari mu muhamagaro mutemera kugeragezwa, ariko tuganire. Pawulo wari mu mapingu araboshye, Petero ari ku musaraba, kandi tukaririmba mwibuke ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho ku kibiza, tukabishyira ku bantu. Kuki mutemera kubaho kubw'umwami wacu Yesu Kristo? Marise wikumva intambara. Ngaruke kuri Jene Kwizera. Yego. Jene tubanye igihe kitari gito ku ijwi ry'umukanguzi, ariko ubu se nta mpinduka zazanywe n'umugisha zitari kuzanwa n'umushahara? Nini cyane, kuko ngewe urabizi, ngewe behind the scene njya mbikubwira ko bimeze. Nge mbere nakoraga amafaranga menshi cyane muri ibyo bintu bagiye uvuga iby'amafaranga. Ari abantu bakuyobewe wese witwa Jene Montage wakoraga amari byose, ariko ugasanga nahe naza mu muhamagaro wanjye nta mugisha nigeze mbona kabisa. Ugasanga nabonye amafaranga menshi utana rwose, amafaranga menshi cyane, ariko uratangazwa nuko ngiye nabashije kugura ikibanza ariko nje mu muhamagaro. Imana ishimwe. Urumva nk'icyo kintu ubasha kwitwara, ahubwo ndi mu muhamagaro. Ubu sinabura esansi, umwana wanjye se yabura minerivare, kandi urabimura baza mu mujyi wa Kigali. Mbere bari mu ntara. None se ubwo murambwira ngo tujye gukompara umugisha n'umushahara? Ntago bishoboka. Ahubwo bantu mufite imishahara tubaturiyeho umugisha muri iyo mishahara. None namwe mudafite umushahara tubaturiye umugisha kuko uraruta umushahara. Imana ibaha umugisha. Amen. Yego. Jewe rero twakomoje ku kintu, ku bintu bijyanye no kudepoza, ariko muri uwo muhamagaro ndabona hari abazagaruka ariko bamaze kudepoza. Mboni kureba ibyo ureba byose se niko bizaba. None zo mungeho njye kurwana n'ibyo ureba simbizi njye sinabibonye. Kuko byanze bikunze no biganisha kuko bakadepoza mu muhamagaro cyane. Erega nabyo ntibyabikosa. Nabyo ntibyabikosa biniswa abakozi banadepoje. Mbo bishobora kuba mistake kuko uwiyangaje nk'umukozi utatoranyijwe n'Imana akora ibyo ashoboye gukora adashobojwe n'uwamuhamagaye. Yego. Ariko hari umuntu nabwo wiyumva mu muhamagaro ku buryo yanadepoza, Imana igakorera no kudepoza Imana ikabishyiramo umuhamagaro. Erega ibintu byose ntimukajye mubyumva muri negative. Hari n'umuntu Imana yahamagarira kudepoza. Yongeye gusengerwa se ubwo ni umushyashya, ariko ngira ngo ubwo kuko ikigaragara cyo niba Marise ntabwo nzi uburyo ubizi, ariko hari abantu bagiye bakurwa mu nshingano. Bamara gukurwa mu nshingano bakazanazigarurwamo. Ibyo uri kuvuga rero sinzi igikuba cyacitse, sinzi niba hari n'abandi babyumva batyo. Mbo hari inkomyi baho. Niba umuntu mu muhamagaro yabonaga iyo income, kubera ko insengero zifunguye, iyo income igafasha famiye, birumvikana ko famiye bugira icyuho. Ariko kandi Kristo ari hafi y'abakozi be. Imana iri hafi y'abantu yahamagaye. None se ubu Aniseti ntabaho cyane, Mariseri ntabaho, ndahari. None se ubwo Jene ntariho, turivuze. Noneho ubwo tubayeho nabi. None se Marise Aniseti nta mirimo yo mu itorero nkora nyinshi cyane. Noneho narapfuye ko ndahembwa. Hari abantu babaza ngo nyikorera muri he cyangwa nyikoreshwa nande. None se abatubonye iwabo twari turi mu biki? Abatubonye iwabo twari turi mu biki? Ibyo se tujye kubisaba kubihemberwa? Tuvuge se ngo mwivuga butumwa baraduhemba? Jewe nta gihembo mbonamo, cyane ko nubona ngaruka nkabona imvune nyine wikoreye uyu munsi. Ngani abo bavuga ngo twishyize ibyo tudashoboye, ariko nubundi hari n'imvune kurenza uwo mushahara wahabwa. Ariko nyamara ibi bintu dukora turira tubaboye tuvunika, nyamara bifite umugisha, nyamara bigira umugisha.
bigira umugisha ujya urinda abana bacu, bigira umugisha utuma tugira ingo, bigira umugisha utuma duhirwa, bigira umugisha utuma tuba abanyabuntu, bigira umugisha w'igikundiro, bigira umugisha utuma tunyaga abantu satani, bigira umugisha tuzazamukana nawo mu rurembo rw'abizera. Nyamara bifite umugisha, nyamara bigira umugisha. Ushaka umushahara niyangaje, sibyo? Njye nigeze mfata itsinda rimwe ry'abantu bamwe twari dusangiye umuhamagaro, ndabwani muze dukore koperative tworore, barabyanga, norora njyenyine, sibyo? bakereye ibindi se tugakora ibindi, tugakora n'umuhamagaro ko ntacyo bitwaye, ariko mu igitangaza kiragwira. Twebwe dufite ubwenge ubu niba uvuye aha unanirwe kongera gukora ku munwa ngo warya guri hariya, hari ibintu byinshi byakorwa ukarya kandi ukaguma mu muhamagaro. Bene data, gira ibanga ryawe na Kristo, usenge, wirinde gusakuza, wijya ku karubanda mera nk'intore. Muzarebe intore yiri kubyina, niyo yakandagira mu icupa ntiyunama kwishima, irakomeza ikamwenyura. Iyo ivuye mu ngamba niho ijya kureba igikomere yagiriye mu ngamba. None mwebwe muraririra mu ngamba, never. Imana iguhereza umugisha. Amen. Imana iguhereza umugisha, nibyo koko ukoreshwa n'Imana kandi uradusobanurira ibintu tukabyumva. Ni ukuri, ni umugisha twagize ku ijwi ry'umukanguzi. Amen. Reka mbone no gushimira bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro, ariko niba ugize icyifuzo cyangwa igitekerezo, Aniseti niba umuhamagaye ntibikunde, hari ibyandikwa muri komenti mu kiganiro, ariko hari n'ibindi bishobora kuba nk'aho ari umwihariko, bakaba bakwandikira kuri nimero isanzwe muri WhatsApp. Ariko iyo muduhaye message isanzwe, nanjye urwo rubuga rwa message isanzwe murundekere nka communication y'abantu banjye batarabo muri uyu muhamagaro. Harabo dusangiye akazi, harabo dusangiye ibintu runaka n'ibindi runaka. Noneho ni mubarekere message isanzwe, mwebwe dusabanire kuri WhatsApp, kuko nimero nkoresha kuri WhatsApp mu buryo busanzwe ntabwo ari iri kuri social media. Iyi iri kuri social media ni yanjye, nta muntu unyitabira. Andikaho izina ryawe, utwibwire, hanyuma tuze kugusubiza, tuguha umwanya duhari dukurikije igihe cyawe, tuzabone guhamagara. Hari no kwandikira muri komenti, njye narabibonye akakubwira ngo nsobanurire uyu murongo. Narabibonye, none ndumirwa ndavuga ni se ufite akazi katoroshye. N'abantu batwandikira imirongo myinshi muri Bibiliya ngo tuyisobanure. Hari n'uwampaye ikiganiro ngo cyumve nguze kunsubiza ibyo wumvamo. Ntabwo uwo mwanya tuwugira ko mutera. Ariko ibyo nshaka kubabwira cyo nuko twahamagariwe umurimo w'Imana muri rubanda. Uko baje kose nuko badufashe kose nta kibazo, kuko imvune nyinshi tugira mu murimo w'Imana nizo zizatuma Kristo dutinda hadukanda. Imana iguhereza umugisha mwinshi. Amen. Reka dusoze ikiganiro n'ubundi tugusaba udushyira imbere y'Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye kuko uri Imana y'urukundo, waduhamagariye kuba mu murimo wawe. Komeza bene data bashobora kuba bagira inkomyi bitewe n'impinduka zo mu murimo, ariko kandi ubibutse ko ibirenge by'ababwiriza butumwa iyo bitera intambwe bigenda, ubutumwa buraguka bukagera kuri. Dusabye uhamagariwe gukora kugira ngo umukoreshe iby'ubutwari, n'umeze nk'ugezweho n'impinduka, byose yabijyanye kugira ngo gukiranuka kwawe bigaragare. Dusenge bene data bose kugira ngo bakomezwe na Kristo none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.